Niba telefone yawe ishyuha ndetse ikaba inarya umuriro mu buryo butumvikana, menya yuko igisubizo kiri hano. Dore inzira wanyuramo zoroshye kuri telefone yawe nishyuhe kandi ninarya umuriro ikarambya umuriro igihe kirekire. Rero mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025 ndetse muzagere bonane nziza na noheri nziza. Imana izadufashe kugera ku ntego zacu kandi idushyigikire mu byo dukora byose. Ibyo nibyo sabiye buri umufana wanjye ndetse na buri umwe wese ukurikira zino video. Imana izabidufashemo mu izina rya Yesu. Hanyuma reka dukomeze. Urahita uza hano bahamagarira, hano handitse phone. Numara kuza hano handitse phone, urahita uza wandikemo iyi code abantu benshi batajya bamenya kuri za telefone zabo. Yitwa akanyenyeri urwego 466 urwego akanyenyeri ugahita utungukira ahantu hameze gutya. Telefone yawe nibishyuha menya yuko igisubizo dore ngiki. Uhita uza hano ujye muri program, gira ngo uhita uza hano uhita ubona hano uhita utungukira handitse ngo testing, ugahita ubona handitse phone information usage statistic, wifi information, tukanda hano handitse usage statistics. Hanyuma urangije uhita uza ugakanda hano handitse usage statistics, ugahita utungukira hano hantu. Ngira ngo bahita bakubwira ngo sibyo, ndavuga ngo YouTube, InShoot, Chrome, TikTok, WhatsApp, Quickstep, Google File by Google, Bibiliya ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Muri make telefone yacu ishyuha ndetse igihe umuriro kubera zino application. Iyi yitwa YouTube yibanza, agakurikiraho InShoot, agakurikiraho Chrome, agakurikiraho TikTok. Izi ngizi rero nizo tugiye guheraho dukemura kugira ngo telefone yacu nizongere gushyuha ukundi ndetse nizongere kugira umuriro cyangwa ngo ikore nabi kuri internet. Hanyuma rero iyo umaze kuzireba uhita ubikasoringa, ugahita ujya ahari kuri setting. Uhita kuri setting, wajya kuri setting, uhita uza muri setting, uhita ukandaho. Numara gukandaho urahita utungukira ahantu hameze gutya nk'ibisanzwe, uhite uza hano handitse apps, uhite ukandaho. Numara gukandaho ugahita umenya ese za programu twabonye zituma telefone yacu ikora nabe se nizihe. Jya mwabonye uko zibanza, harimo TikTok, hari Chrome ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma rero uhita uza hano ugahita ukanda ngo see all apps, ugahita ukandaho. Wamara gukandaho uhita ubona zino application, ariko reka turebe iya mbere. Wenda urugero tuza hano kuri Chrome, uhita uza hano. Noneho hano ariho hari ibanga, uhita uza hano handitse storage and cache. Hano niho bita bibera rwose telefone yawe, ugahita ukemura ikibazo cyo ukuntu ishyuha ndetse n'ukuntu imaramo umuriro igihe gitoya. Hanyuma hano ni kuri Ikibazo TV, nyabona niba utarakana subscribe. Ibi ni ibiganiro bikugezaho uburyo watuma telefone yawe ikora neza, ndetse tubafite n'ibindi byegeranyo ndetse n'andi makuru agiye atandukanye. Wowe rero ubwo mukana subscribe ukabona aya makuru mu bambere. Hanyuma rero uhita uza ugakanda no handitse storage and cache. Wamara gukanda hano handitse storage and cache, uhita uza hano handitse cache, ugahita ubona yuko cache ari 657 megabyte. Hanyuma rero aya makeji ni kimwe mu bintu bibi bituma telefone yacu ikora nabi, ikajya umuriro ndetse ikanashyuha. Hanyuma ikintu ugomba gukora uhita ukanda hano clear cache, uhita usiba. Iyo ukanda hano clear cache ubwo uba wamaze kubiklinga, uhita ubona none handitse za megabyte zitaziba 0. Hanyuma ubwo ikibazo cya mbere uragikemuye kuri ya application. Ngira ngo nakwese ukuntu ubona izo application zituma telefone yawe ikora neza. Ukanze akanyenyeri urwego 466 urwego akanyenyeri ugahita ukanda handitse usage statistics. Hanyuma iyo uhakanze tubona urutonde, ukabona application ibanza uko zigenda zikurikirana mu gutuma telefone zacu zikora nabi. Hanyuma ituza hano uhite subira inyuma, wongere ujye muri application, ujye muri application urebe n'indi application twabonye ikora nabi. Harimo za WhatsApp, harimo izi ngizi za Bibiliya yera, ugahita nazo ukanda. Reka
duhere kuri ibira yera nayo ituma telefone yacu ikora nabi. Ituza hano wongera ukande storage and cache, uyituza ukande yangona yuko amakeji ari 4.69 uhita ukandaho hanyuma ihite iba 0 byte. Iyo kanze kwa 0 byte hano wakwibaza ngo ese ngo gusa bino bintu na bintu bituma ubura muri application yawe, oya nabyo, ahubwo ibingibi niba byarirundanyije bigatuma telefone yawe ikora nabi. Hanyuma iyi twabifata nk'imyanda iyo application isohora, hanyuma ugomba kubihanagura ukabisiba ukarefreshinga telefone yawe. Hanyuma rero uhita wongera ugasubira inyuma ukareba n'izindi application utuzano muri app, ukareba n'izindi application zituma telefone yacu ikora nabi. Hanyuma uhita uza hano twabonye indi katurebe iyitwa InShoot, turebe InShoot, ngira ngo nayo InShoot cache zayo ni 337 megabyte. Ubwo ikintu utukore tukanda naho clear cache, numara gukanda clear cache maze kuzisiba hahita hiyandikaho 0 byte, ubwo nacyo uragikemuye. Zino application zose ukagenda usiba amakeji yazo, menya yuko uraburinze telefone yawe gushyuha ndetse no kurya umuriro ndetse no gukora nabi mu gihe cya internet, menya yuko uba ubikemuye. Hanyuma izindi nama zozo nuko uba ugomba gukora, uba ugomba kwirinda gukoresha telefone yawe uyicometse, byaba bibi noneho ukayikoresha uyicometse uri no kuri internet. Menya yuko urimo uratuma telefone yawe ikora nabi. Iyo urimo urafata telefone ukayikoreshereza ku muriro, uba urimo utuma telefone yawe ikora nabi. Ikindi kandi nuzajya umara gucomeka telefone, rinda telefone yawe yuko yakuzura 100%. Abasiatifike ndetse n'abahanga bakomeye twavuga nk'uwitwa Dr. Jose Millington. Uyu Dr. Jose Watt Millington ni umwe mu bahanga mu bya electronic ndetse n'ibino bikoresho by'ikoranabuhanga. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko buri muntu byibuza agomba gukoresha telefone yuzuye biba byabasha gutuma telefone yawe ikora nabi. Ahubwo ikigero cyiza cya telefone ikora neza nuko ugomba kuyicaginga yagera hagati ya 85 na 98, uba ugomba guhita uyicomokora ku muriro. Rero rinda telefone yawe yuko yakuzura 100%, kuko iyo yuzuye bituma telefone yawe ikora nabi. Hanyuma nucomeka telefone ni uzatume irenza 98, kuko irengeje 98 ari ama electrolyte aboneka muri battery akora nabi ndetse akanatakaza agaciro, bigatuma telefone yawe ibasha kuba yarya umuriro ndetse ikanashyuha mu gihe uri kuyikoresha. Ikindi kandi irinde gukoresha telefone yawe uyishyize ku zuba. Niba uyishyize ku zuba, gerageza kino kirahure kibe aricyo kireba izuba. Ikindi uyishyire ahantu hari akayaga kagakonje. Hanyuma iyo umaje gukurikiza ibi bintu, menya yuko telefone yawe uyirinze ibibazo byo kurya umuriro n'ibibazo byo gushyuha. Rero hano ni kuri Ikibazo TV, ngiye mubana hano kuri ibi byegeranyo ndetse n'amakuru agezwe kuri za telefone zacu. Ni Clarisse Mutabazi. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugasharinga iyi video inshuti zawe niba nazo uzikunze. Niba uzifurize byiza, gerageza nazo uzisharinge aya makuru, uzisharinga kugira ngo nazo zimenye aya makuru. Hanyuma ibiganiro nakagaruka duhure mu yindi video itaha. Hari n'izindi video hano kumera za video ndaza kubereka uburyo wa foromata password ya telefone ya Airtel A Reason to Imagine mbere kujya wakuramo password utazi email yayo ndetse utazi na password yayo, ikabasha kuba yakora ikamera nkaho wayiguriye. Ushobora kuba wenda warayitoye ukavuga tese noneho nzakijugunya, cyangwa ukaba warayibonye mu bundi buryo. Ishobora no kugira ibibazo mu gihe wayiguze n'umuntu washyizemo email yiwe, hanyuma nabashe kuyikubwira ikabasha kwiforomata ukabura uburyo ki ubikuramo. Hano ni ku Ikibazo TV, nabyo ndabibereka. Aho ugira ikibazo jyumbaza muri comment. Hano duhari ku bwanyu kugira tubagezeho ibyiza byose bigiye bitandukanye. Hanyuma rero kana subscribe, ufungure inzogera yawe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro bikwereka amakuru agezweho kandi ukwiye kumenya. Hano ni ku Ikibazo TV.
ibintu by'ingenzi byose turabibazanira kugira ngo mubibone. Mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025 kandi muzagire bonane nziza na Noheli nziza. Uyu mwaka Imana izabafashe mu kugera ku ntego zanyu. Ibyo nibyo mbifurije, nanjye mbyisabira Imana ibidufashemo mu izina rya Yesu.